bababwiye barazikoresha naho utangiye kubyina umuntu ukora yicaye ku ntebe ya boss wenda kugira ngo ntacyo bitwaye nta birenze cyo kuzi n'ibyo bakora byateza imbere ntaza agacyayi ariko boss ni umuja ntaza akabona ko nyine ntaze gupfusha ubusa cyangwa mbere kandi ntacyo biri ufite ikihe kibazo se shaka mu rugo matrisi na matrisi kabisa uwo menterese se kuri mutu mutajyana shaka ntabwo wabyumva ati iki aravuga icyo umugabo arandaze ijoro barashaka umwana akazindukira ariko se amateka wabiba n'umwe burya ntabwo buriya mba kukimusangira na mabuja aho byose kandi urimo nabuze aho umwira wabaye iki iyi nzu iri kumbana ntoya ndi kuyihagaramo wumva sinzi ugatitira ndi kumva n'abazamure cyane ngo nayibatamo kandi ubundi imbere n'imbaga nkuriye n'ibi byumba byose ariko reka mubwire uriya mugabo aranzengereje pe reka mugire indi nama ibintu byafashe n'ibintu mugire indi nama n'abazamure bizi ko bari inyamibwa yego cyangwa kugira ngo ishyamba riracyari rihari banze ugire amazi se yayo banze uzane inama yanjye ngiye kumuha n'inyamibwa urabanza ugire iki uzimana n'igihe tunasitoka hakundi sitoka ni rwose burya bashaka umuntu wongera ngo duhana isoko ntabwo ari byo nawe zanga zigiye mfite sheshi cyaro biteshe ndize mugiye kumenyera abambaye agacyayi se ukagira ngo akanyabugabo kaza oya shaka undi mugabo duteye inda ariko ufite amafaranga nawe niba dukomerana uzamenya ko tuzabwira harimo ngera amafaranga se iki kigabaro umuntu ashobora kukivirira kope ntukwije kuri byemvene amafaranga y'abafite uyarya wenyine se imitungo abaza uyarya wenyine rwose ariko reka mubwire kuva namushaka ubundi kosa nakoze bwangu kugira inama kabisa ikosa nakoze no kumushaka buriya gukurikira imitungo abakurikira imitungo iyo akoze ibintu by'umwana warayibonye ndakararota abana ntabwo ndararota ukuntu agenda ntararota ukuntu areshya ntararota ukuntu avuga ntararota kirarota ariko ntararota rwaba twiyarumva ugeze kumva kuri radiyo nkibaza cyane ntabwo ari ukuntu cyaba kimeze mama we wose umurenge ukuzi ukurimo mpamvu niyo kamubwiye keretse bambwiye ko ari cyo kintu cya nyuma nakora cyane gukora sinzi ko nakwiyamara nkamutara gusinzi mbwana muganga urahaze nyine ntagasiki turareba ofisi nkubwiye iyo mvuze bwa ofisi bwomba ari kubwira ibiseri biseriye none umugabo ugiye kumutungurira nshake bya bintu ngo bajye bashyira hanze ku madirishya dufunge tuvuge ibyo bintu biriseriye kuko nta kintu kiri bwinjiramo aho ngaho mu kibyuma ni kumutuburira ariko sinzi ko iyo diri izacamo gutubura bya nyabyo yego ushaka undi mugabo anterera hano ngiye twaza gusanga n'umugabo oke dukomeze nibyo nyine dukomeze ntasore dukomeze ngiye nzanganira n'icyayi ukarenza hanyuma rero ese umugabo biramukabye ntabwo kwibanga rikomeye azishima rero aserebura ntabwo bidakunzegereza kuriya nanjye ntabwo niwe ubwenge ku buryo ako ni gucira nzabyara umwana umwe nawe ntazaba umwe uwo mwana wo kumugurisha ahangaha ubundi ukarya amafaranga azomba byemvira ariko uramye oya ntabyo nzabona kuri iki cyane umuriro ukomeje kwaka ntakundi bya uko urabona rero ko niba rubara bakayibyatara nge nzasigara uziviyeho na none kandi ibisaza bakuru biba bifite imiti umva naragiye mbona zayigutura ibiganiro byose bari badutumirijeho turiyo mwenda umwana n'umwuzukuru abantu bose ubu sinsohoka n'umwuzukuru ndinjira n'umwuzukuru ndajya mu isoko n'umwuzukuru nawe ari n'umwuzukuru akunda kujana uzi ibintu wakemeye gushaje ukabyara kasaza gusa wamesiye
Uyibonye uyumva urumva urangije amashuri yoroshye ntatekereza ikintu ni byiza nyine ko umuntu wese yiga amashuri ariko ikibazo cy'akazi kwiga rero muri ino minsi tekereza ko aragera hanze akabona akazi ariko noneho no kukabona byoroshye bizagenda njye nta muntu ushobora kwiga kuko ko tuzabona akazi ariko reba mama ntabwo byoroshye icy'ingenzi ko naje akazi kwiga kwibuze icyambere kivuye iyo nabisoje nta kibazo ubwo nyine rero bivuga ngo mu bantu bose bari kugera hanze akazi kakabura nyine ni ikibazo ni gusa nyine kwizeye oya izere rwose izere bari mu muhanda buriya hanze aha bakeneye abantu bari kompetenti rero kubera ko icyakemutse ntugire impungenge harimo urahurira hajya sha cya gihungu cyanjye bita Erike ntumuzi ndamuzi Eric cyangwa n'imyenda kuga kurusha imyaka ariko ubona ko ari murumuna wanjye arankurikira murumuna wawe harya wowe ufite umugore afite umugore dore rero impamvu yatumye nguhamagara hano kuri uriya muhungu wanjye nawe amaze gukura caniraga arakuze kandi nta kintu na kimwe mbuze ntabwo nshaka ko azana umugore agashaka kubaka urugo karibu mwese nawaganiye kwa ni kivuye mu rugora rero gawe amakuru yawe neza ni karibu mwica abakozi meze neza se shamba katubura akaba mubiganye pe ukaza ukarera abana nanjye ndina umwana akagenda akabura amakuru y'ubwenge iki gihe se wa muntu we ari mu kwiga nanjye niyo mpamvu ubona nyine nabikosoye nta mpamvu yo kuva mu rugo uyu munsi ntusanzwe ntabwo batuma nseka ubundi numva bafite stress reka museke we udaseka uyicuka wabuze ikizi shada rero urabyibore ntawe ugira byose yego mama hari igihe ufite ibiri inyuma abantu bareba kandi icy'ingenzi ariko nyine ntabwo ari kuvuga ubushatse kuvuga ikira kuvuga ko wagira ibintu wenda ukabura umutima rimwe abantu bamenyereye kuko ariko hari igihe ufite ibintu byinshi n'ibyo byinshi ukaburamo icy'ingenzi ariko nizere ko utaba muri abo pe reka ntubimbwire njye mbona umuntu wadabagiye byose imana yaravivura icyo bajya kubivura ariko sinarenganya imana ntajyaho ngo nyirenganye iyo biba ngombwa ikosa narikoze nyine n'ubundi ndireba ikosa wakoze se akaba arizo ngaruka ntumbwire kurambura nuko biba birangira mu kwirirwa twese mu byingo ndabizi ntabwo uri mu byombo uri mu biki nta kanya none ko twashatse twaganira birambuye ngo nanjye naje menya nk'abantu twiganye koko
ubu ni intangiriro nyine tugomba kugira. Twiganye n'umuvandimwe. Yego ndakwibuka rwose. Twiganye narashatse urumva kose urabona buri kimwe ndagifite. Nziza sinziba amasenda sinzi abagore bose babashaka. Ni ukuri pe. Ariko umubwire nginzi nimbane igihugu. Numva meze nk'uri kukirukanka amabwira umuntu n'ingahe baza nawe kugira ngo ukamenya uburyo byose ugerageza umuntu n'ukuntu waba umeze. Umuntu Umva nkumva imbanye nini nkumva isi nyuzuyeho nkumva ndabihiwe nkabigira bandebera hanze. Tarabuke ugira ute? Tarabuka se n'ikibazo. Niyo nashaka kujya kwishwa. Mbese ikibazo ni iki? Ubu ntabwo ndumva icyo ushaka kuvuga. Ibintu byose iyo bihari. Sinabihera reka nkubwire. Mbwira. Ubizi se ko ndi umukorege? Nakoze ikintu bita ikosa. Buriya abakobwa badabishuka. Njyewe nashatse umwaka ngo Imana ishimwe nta muntu hari wenda nakagaga n'uko nawe ari kuratari. Cunge. Nashatse. Ndazakuvamo. Mama. Yego. Afite amafaranga. Afite ahabana. umuntu abireba arabibona. Ako ku mutima wanjye. Kosa nakoze ndabyicuza. None se irihe sare? Mu buzima niyo nicaranye nawe niyo ndi kugendana nawe niyo ari kumvugisha uko uzi ubona uruti ruri kujya hari ukuntu twayaga tunyura mu modoka ukabona nk'ibicucucucu by'ibiti biratambuka cyangwa waba urimo kugenda nijoro ukikanga nk'urushyitsi ukabona ni nk'urushyitsi rubanda ukabona ni nk'umva nawe ni nk'uko niyo kubeshya akagira inshingano akava mu buzima bwo kwitwa umusore urabona wa mukuru yambereye ikintazi ese nawe niba arabyara abyara abonye wowe n'umugore we batabikoze ntacyo bibabwira bamaranye imyaka itandatu yubatse ubukwe twarabutashye hanyuma rero Eric nawe nabonye ntacyo bimubwiye kandi nyina yakuze uko Chora nazi ibyo Ado Boss se navuga ngo ikira amakuru nta meza boss nta meza rwose sigaye ry'ibyatsi by'indimu nta makuru ntayo ese boss karabonye buriya hari utuntu tutameze neza hano mu rugora ageze ukabanguka ugatabara ko mabuja tutamenyanye neza atari kumfata neza hoya ndi kurya ibyatsi rero wowe cyayi ntaki uzasanga amenyo yanjye yarabaye icyatsi kubera kurya ibyatsi none se uzaza ryari boss nawe babitandeba nagira ngo umenye tukakwitegura buriya yasake twanayikubita icyuma kabisa maze iminsi boss gusa ariko mabuja ntabwo ari kwitwara neza buriya fanta nakubwira amakuru oya ntabwo ari ukukunekera umugore rwose ese simba asigaye nk'umwana mu rugo n'ubu wasanga uri gukubita ibyugi rwose sinzi ibyiwe sinzi kabisa uri mu nama kambe nkuretse ntacyo gusa ubanguke ntabwo bimeze neza rero utwatsi nyine yenda ubwo uzazinda imu yareze nyine ntugaburira akadimu kugira ngo wenda aryamane nawe n'ibyo hafi yanjye haryamye umuntu w'umugabo shansi y'umubiri ari n'akantu gatogana n'isi ntabwo mukundaga mu by'ukuri nari nzi ko urukundo ruzaza ntabwo ari ruhari wumvaga rusanze ariko we yarakundaga amafaranga akamubura kimwe akansohokana yego icyo namusabye cyose nanamugerageza kubananira muri uru rugo nta na kimwe yanyuma ariko mbana ndarimo gufata amazi ukagenda ukayasuka ku gitika kitege uri kuyasuka ku rutare aritendera akigenda banumva bitamfasheho banumva
iyo mubonye mba numva muri njye habe nakibera ntacyo ataguhaye sasa mbere mwabera nanone ukaba ushatse kuvuga ko iyo mpamvu utaragira kandi usobanura ukagira ngo ni ubundi busigaye byari byo pe wenda nkunze kubinjirira amafaranga by'umuryango nibajije urugo rudafite ikintu kibuzemo urugo rufite byose rwa rwo nyine bavuga rudasaba umuntu ntabwo ushaka kubyara kandi arashaka umwana noneho uramuzi uru ni ikibazo cyafashe indi ntera imiryango yabyivanzemo inshuti zitangiye kutivanga mugenzi wawe wese iwana hafi hari nuko na Kagabo nawe yakubwira niyo dosiye nyine iyo urebye ukabona uko ntacyo rubuze ukabona nta kana umuntu wese yahita abona aricyo cyonyine kibuze ukuntu neza y'isi koko ubwo rero icyakubwira ngewe ntubona ko ngenda kuvuga ngo urugo nta kibuzemo noneho rero turacyakodesha uvuga ngo kwibera mu kabari buriya uriya mwana yego ukuntu ubona ibintu agaragara neza ari boga ubona w'umusirimu nanjye nicyo cyanshutse nyine korona izi ngo tuzazigira mwirira ndetse biriya ngewe nari nzi ko ari njye umuntu wagowe ubaho ariko ikintangaje ni ukumva n'uru rugo rwaba n'ikibazo buriya isi kuriya mwana ariko bigira kwibanda kugira umwana isi ko atari umukobwa wasaze kubiki ukaba wamasigaye bishoboka ese iki cyakumaze ubwo ubwo none wowe twiganye nzi nuko wagiraga ubwo se ukaba ubayeho kujya kujya musitwiga isi iragukeregura shati barere ariko yawe ubanza kwenda guhuza ubwenge uzi umuntu yaba ameze kure nta namba nta kintu kumarira nawe ugatega ngo byara kabaga guhumbi bashobotse ushaka kukubyaza ntabwo uhahira uguhahira numva utabyarana nawe ubona nawe nyumvire nese ubwo isi tuzayigira dute ariko none umva rero urangiriza hano umugabo wabyaye ni umukire ntacyo abuze ariko nyine niyanze kutabwira umugenzi nyine nibyo byawe arubatse ariko nubwo yubatse afite ifaranga mbese ni nka byemveni wawe ku gahuru arakize ni pusi ntiyarisimbuka akwitaho cyane ariko wumva ko ari kwibanga ntabwo kwisanzura guhaha ariko se ku buryo wajya kwizirika ku mugabo uri aho ngaho wimuga ngo muri natandukanye nawe nje mugatandukanye niba se uwo mugabo hari afite amafaranga ni iki cyatuma umuzirika wenda iyo dosiye twazayigarukaho kandi ko nabigenza n'uwo mukarasimete nge rero ukuntu nese ubwo aba yitiginyura hariya iyo uyumva ari mugabo agira atya nyine akitigisa ati tubyara akandi kana rero n'umuntu wa mbere namureze njyenyine handitseho ngo tubyare undi mwana kumbwira ngo ntabwo mwana ngo ntumufashe waheruka kandi ntabwo byakubwira nawe nyine ntibyabaye njye byarabaye cyakora nanjye sinicuza cyane kuko wamubyaye rwose ntacyo ubu se aho ubwiye bitagenda naho umugabo undi yari gushobora none ati tubyara undi mwana yego bari muretse nawe inzira wanyuzemo yenda gusa n'igitekerezo ugira inama wo kwikije situation ukora ibaye ntukayimanaginga yabaye bakabwemera ikigo yakiza hano ariko nyine asa ari coach ntakubeshya daninga uguye mu rukundo ako ni ikibazo kiri serious kiba cyabigize big deal ntabwo ntagize ariko wapi ati babafashe bityo bombi abantu babaherwe ijambo babaherwe abantu barabatinya ubu ndimo ndibaza aramutse sinzi ikintu nakora ngo mutakaze
ariko se koko umvumu basa n'uwihembeye nakwemera akayitirira bebe ni buri kimwe cyose nkabimwumvisha ariko ni serious byataje nzamwabwira babagira inama ibyo bintu ra ibyo bintu ko nta wasa wabikoze bikemera ubwo se kuko wakora amakosa n'ukoze nese wowe ntubaye n'ububatsi hari icyo ubaye ntabwo uzi kubyana n'ikintu udakunda gakora nawe urababaje byo urababaje uzi ko umwana we ntumutira amateka mabi umwana muri hano kandi kuri pe niko sinzi cyane gupanga ikintu nakora ntakaze mu kiriya kibazo ni ukubitekerezaho kabisa ukabyigaho kurumva nanone nakubyara n'umuntu utirimba mbabariwe uzanza n'umutamu yego akiri hanyuma rero shaka ukuntu ngenda ngiye nshakira umukobwa meze neza wavamo mu kazana akubaka urugo njyewe ubinkorere tubahuze n'umuhungu wanjye hanyuma yewe uzambwira icyo bisaba kugira ngo iyo gahunda zireho zirimo amafaranga njya nzikora kandi bikaryoha ndabizi bakwita mutara ngiye kugushakira umukobwa wize ufite akazi ndabizi neza kazahuza na Eric ariko se za 500 kashi nyimara kuyikuha mugezi 500 kuri njyewe muzehe ni akantoto wowe binkorere ahubwo nzanagushimira uva kubahuza cya gihugu nkabona kiri kuva mwa buriya bugoryi agomba gushaka umugore kandi agahita abyara byihuse ku buryo byibura nashaka azamuzanira yamuteye imwe none se muze zamukuzanya mu rugo umukobwa cyangwa nzabahuza kuri fone nakabura nuko yikorera utuntu two mu rugo umunsi n'inge natwo n'ikizata nayangiye bararaye kandi naragombaga kugira ngo utubuto turabo two gutegura kanya ko gukorera utwawe mu rugo tukakabura neza neza twari tumaze kumera nabi se waramutse wamutse neza wazindutse ra mba ndi mu kazi hari utuntu ahantu hari haraye pe biragaragara ko hari haraye rwose hari hakubabaje pe wazindutse ukanta mu buriri utanambwira ko ugiye harya wari unyeneye gusa ariko ubwo byuka ndenza amantuze amashuka kwigendera utanabajije uko naramutse kugira ngo ugende guteshiri kumarira ndahari ariko buriya nibyo urwoya bidukeneye enda byumva ariko rero kumarise ndahari rwose ariko rero sheri ntugire ikibazo warandinganye pe yewe nshaka kuri warandinganye uteze ize ubuduka kirana ikiganiro ko hari ibintu nakubwiye nyihorera cyangwa niyo mpamvu uba wanazindutse kugira ngo tutaza kugira umwanya wo kuganira ukaba uvuga se ko hari igihe tutaganira ariko hari
ni gahunda twigejejeho ariko nta gisubizo wigeze. Urabizi tugirana nyinshi gahunda y'isuku igenda ite mu by'ukuri ubundi wowe ngubu usibye kwigiza nkana ntabwo ubona ko dukeneye umwana umwana mu gitondo saa sita na nijoro none uracyagenzwa n'umwana koko none se urabona bihagije umwana umwe reka nkubwire mwana ntabwo umutekereza mu gitondo ngo buke yabonetse njye wibuka ko urubyaro rutangwa n'Imana rero mbese hari wowe ubona hari icyo dukora kugira ngo turubone ubona turi gukora iki ntitubana njye nawe se turabana umwana ategereza azabona ariko ubundi sinzi ubundi kumva mbona utabyumva utese ndabyumva noneho rero reka giye kubwira yego sibyo giye kukubwira ijambo rimwe ijambo ugende urigumane uritekerezeho jewe ndashaka kukumenyesha nese ko bivugana uburakari ntabwo ndimwe yego komana yanjye uranyumva neza reka dutegereze Imana njye niko nakubwiye oya je ntabwo ndingwe ndabizi ushobora kunzingira ku mwana je ntabwo ndingwe uzabaza ngo se nibyara umwana umwe niko bizi Salimani ibintu bitoroshye nzagira n'umukajya umwana sinzi kabisa icyo nzakora ndabona byageze ku rundi rwego uzagira ngo ngiye ngire byara wamuha kuyitwita ngo yumve uko bimeze araryama mwana akavuka niyo mpamvu babiririmba uko biboneye ambabarira uzakora icyo ashaka